n'iz'umuntu w'umugabo urumva byahura. Inshingano z'umusore n'umuwe zitandukanye n'izo dufite. Niyo mpamvu buri cyiciro cyose kijya gihabwa igaburo cyangwa se guhabwa inyigisho ihwanye n'urugero barimo. Reka twishimire Imana ko iyi gahunda nayo Imana yayishyizeho kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe n'inshingano Imana yamuhaye cyangwa se inshingano Imana buri muntu wese afite. Nabyo reka tuyishimire tuvuga mu izina ry'Imana yacu yahabwa icyubahiro. Rero ko nabonyemo harimo n'abashyitsi, izina ryanjye nitwa Bayiringira Bonifasi, iwacu ni mu ntara y'Iburengerazuba, ubwo muri lokale ya Rwamatamu. Rero ubwo mugabo nanjye ndubatse, niyo mpamvu nateranye namwe nk'abakuze, umugore n'abana 3. Rero tukaba tumaze inaha ngaha, iyi ni isabato ya 3 duteraniye hano. Mba ntamaze iminsi se. Rero kandi twakomeje kujyana ibihe byiza, tunashimira Imana kuko iyo abantu bahinduye ikirere bakajya mu kindi, hagiye bafatwa n'uburwayi n'umurimo wabazanye ntugerweho neza. Rero reka tunashimira Imana kuko Imana yaturindiye muri iki kirere kuba twagera aha ngaha tutararwaye. Nabyo twabishimira Imana ngo izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Rero dushimira Imana by'umwihariko yatumenyesheje n'ubu butumwa, yatumye tumenyana ndetse tukaba turi no muri iki kirere. Mbese byose byiza, nabyo reka tuyishimire, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Rero mu mugambi wayo ni ukugira ngo abantu mu gihe bateranye bungurane ku ijambo ry'Imana. Rero ubwo tugiye kwiga turi abantu bakuze, ntabwo ari ukubwiriza ahubwo no kwiga, ni uguhugurana bijyanye n'inshingano buri muntu wese agenje ate afite. Twigiye hano turi ibyiciro, dufite inshingano ariko zitandukanye. Uri kubyumva? Yego. Tomasi? Yego. Wow. Yego. Ndi kubona se nk'umuntu ufite intege nke? Yarwaye. Ariko yambera kuye. Ni uburwayi. Ni grippe ariko ntabwo yabuze ko. Rero ndumva tumaze kwibwirana, ahubwo mbere yuko twinjira mu mirongo y'ibyanditswe byera, reka dusenge. Turagushimye Data mwiza, tugushimye imbabazi zawe nyinshi n'uburinzi bukomeye waturindishije, tukaba tugejeje muri aya masaha tugihumeka. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Waduhaye amahirwe y'isabato, turakwinjiza kugira ngo aya mahirwe ye kutubera igihombo, tubere inyungu kandi atubere n'umugisha. Izina ryawe rishobora guhabwa icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe turi abantu bakuze bafite inshingano mu muryango ndetse no ku isi. Turakwinjiza kugira ngo duhe umwuka wera n'ubwenge, tugiye gusohoza ibyo wadutumye mu isi. Turabigusabye uduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Kwani? Damu se musize. Bari munzi. Sene uzi ko mufite amasingano. Kujya musi. Reba. Njye ntabwo wamushyiramo, ariko ugomba kuyishyiramo umwete. Kuko nasize amwungo araje. Niba kubera hari abandi bashyitsi baba bari inyuma yararinjiriye ngo bazane. Nta n'abashyitsi baragera hano muri iri teraniro. Ndi kubona bazi, bari kujya bazi. Tugiye guhera insanganyamatsiko y'icyigisho tugiye kwiga cy'umuryango, ariko iravuga ngo umugambi w'ubutumwa bwiza ku muryango. Umugambi w'ubutumwa bwiza ku ki? Ku muryango. Rero
Imana yagize neza kuduha buno butumwa bwiza, ndetse ukatwigisha uburyo umuryango ugomba kubaho umeze neza, mbese ari umuryango mwiza. Rero hari icyo ubutumwa bwiza bwavuze ku muryango, ubutumwa bwiza bugagira icyo buvuga ku mugabo, uko umugabo agomba kwitwara ku mugore we, ndetse uko umugore agomba kwitwara mu muryango no mu bana. Hari icyo ubutumwa bwiza bwabivuzeho, kandi inshingano zikomeye cyane ziri ku bagize umuryango. Ziri ku bagize iki? Umuryango. Ku bagize umuryango harimo umugabo, harimo umugore, hari n'abana. Ubwo rero buri muntu wese ahagaze mu nshingano ze neza, wasanga ibintu ari amahoro. Siko bimeze? Umugabo uhagaze mu nshingano Imana imusaba akazihagararamo neza, akigana Kristo, ndetse n'umugore nawe akahagarara mu nshingano ze neza, umwana nawe akahagarara mu nshingano asabwa guhagararamo, wasanga isi yagize amahoro. Muri kubyumva? Yego. Isi yagize amahoro, igihugu cyagira umutekano, ndetse n'itorero naryo ryaba rizima, niko inyandiko ivuga. Ariko mumenye ngo ahantu bizambira bigapfapfana ni mu miryango iwacu. Iyo umugabo atahagaze mu nshingano zimureba nk'umugabo, umugore ntahagare mu nshingano zimureba nk'umugore, umwana ntahagare mu nshingano zimureba nk'umwana mu muryango, ibintu bijya bizamba, bikagenda nabi. Uri kubyumva? Yego. Niyo mpamvu rero kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza mu muryango iwacu, nuko muri buntu wese mu bagize umuryango agomba guhagarara mu nshingano ze. Satani yanga umuryango. Yanga umuryango kuko azi neza ko iyo ibintu byazambiye mu muryango aho ngaho n'ahandi hose birazamba. Nta cyizere nta mbese ibintu byapfiriye mu muryango, nta cyizere kiba gihari. Kuko umuryango wabaye mubi, nta n'itorero ryiza ryabaho. Byashoboka? None itorero ntirikomoka mu muryango. Umuryango wabaye mubi, nta torero ryiza ryabaho, ndetse nta n'igihugu cyiza cyaba gihari. Muri kubyumva? None se abayobozi beza bakaba bayoboye neza kandi bakundwa n'abaturage, soko aho babitorejwe si mu muryango. Rero niyo mpamvu umwitozo ukwiriye, ndetse n'umwitozo ukomeye n'abana bagomba guhabwa, nubwo bagiye kwigira n'ukwabo. Nta handi bazakomora ku babyeyi. Muri kubyumva? Yego. Bazabikomora ku babyeyi. Niyo mpamvu rero icyo dusabwa cyane, umugambi w'ubutumwa bwiza ku muryango, niyo magambo tugiye kwiga, ni uko buri muntu wese agomba guhagarara mu nshingano zimureba. Rero hano tugiye guhera ni Abefeso 5 umurongo wa 22. Turaza kureba tugingo dutatu n'ubundi. Turareba ibyo umugabo asabwa mu muryango we gukora kugira ngo umuryango we uhagaze neza. Turareba ibyo umugore asabwa gukora kugira ngo umuryango we uhagaze neza, ndetse n'abana ibyo basabwa gukora kuko aribo bagize umuryango. Noneho baranditse ngo mwahageze. Abefeso 5:22. Kukagingo kavuze ngo uko abagabo n'abagore bakwiriye kumererana. Uko abagabo n'abagore bakwiriye kugenza uti? Kumererana. Baranditse ngo abagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Ngo ngukira? Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Umwami wacu ninde? Ni Yesu. Yego, abagore bagomba kugandukira abagabo babo. Nuko bagandukira gutera?
ni ukubumvira no kububaha, sibyo? No kubahesha agaciro, sibyo? Ndetse no kumenya amakene y'umugabo wawe, kumenya amakene y'iki, kumva icyo umugabo wawe, ibyo nabyo biba bikwiriye. Neza umugore agomba kubana n'umugore wawe akamenya ati ibyo ari byo byose umugabo wanjye akunda iki ngiki, akamenya icyo yanga n'icyo agenza ati, nawe ukishishikarira gushyira mu bikorwa ibyo agenza ati, ibyo akunda ariko bidahabanye n'umwami wacu. Uyu murongo rero muwutendeho. Niyo mpamvu icyo umugore asabwa nanone ni ukuba hafi ya Kristo. Muri kubyumva? Natwe abagabo ntago twavuga ngo abagore bazatwubaha ngo baduha agaciro kandi batubaha Imana. Ese byashoboka? Oya. Ahubwo mwebwe abagore kugira ngo mubashe kubaha abagabo banyu neza ni ukubanza kubaha Imana. Muri kubyumva? Yego. Rero niyo mpamvu baravuze ngo bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari wo mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Mu bingana iki? Muri byose. Ntabwo bavuze ngo bagandukire muri biki, ahubwo abagore mugomba kugandukira abagabo mu bingana iki? Muri byose. Nkuko itorero risabwa kumvira Kristo muri byose, niko n'abagore nabo basabwa kumvira abagabo babo no kubagandukira muri byose. Niyo nshingano yahawe iki? Yahawe umugore. Noneho ku 25 inshingano y'abagore murayumvise, ni ukugandukira abagabo mu bingana iki? Muri byose. Muri byose ariko byiza, bitanyuranye n'ubushake bw'iki? Bw'Imana, aho bihuye n'iby'Imana igenze ite? Ishaka. Hepfo noneho 25, bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Ni inshingano ikomeye. Ubwo iyo nshingano umutwe abagabo duhawe no gukunda abagore bacu nkuko Kristo yakunze itorero. Murebe urukundo Kristo yakunze itorero uko rungana. Rwemeye gusiga icyubahiro yari afite mu ijuru, aririmbirwa n'abamarayika bamucurangira. Icyo cyubahiro kimeze gutyo akagihara, akaza mu isi, akaza gupfira umuntu kugira ngo nibuze itorero ricungurwe. Murumva urwo rukundo? Ubwo niyo mpamvu ko umugabo nawe agomba gukora uko ashoboye kose kugira ngo umugore we amererwe neza. Uri kubyumva? Yego. Ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo umugore wawe amererwe neza, kugira ngo anezerwe, kugira ngo yishime. Twe nk'abagabo tugomba kugenza gute? Kubikora. Ariko umugabo nawe akeneye imbaraga y'Imana, ntabwo yapfa kubyishoboza. Ahubwo twe nk'abagabo dukeneye kuba hafi y'Imana, tukigana Kristo kuko ariwe mutware ukomeye, tukamufataho icyitegererezo. Icyitegererezo tugomba kumufataho ni iki? Tukwibaza abagabo nubwo turi bake. Ni ikihe Antoine? Icyitegererezo tugomba gufata kugira ngo dukunde abagore bacu. Icyitegererezo tugomba kugifata kuri nde? Kuri Yesu Kristo. Mbese uko Yesu Kristo yakunze itorero akaryitangira, ubwo niko natwe tugomba gukunda abagore bacu, tukagenza gute? Tukabitangira. Mbese tugakora igishoboka cyose kugira ngo abagore bacu babashe kugubwa neza.
kubagaragariza urugwiro biba bikenewe, kubagaragariza urugwiro ndetse tukumva tubishimiye, tukabagaragariza urukundo ndetse no kubamwenyura nabyo biba ari iby'agaciro, mbese bikagaragaza ko tujyanje gute tubitayeho. muri kubyumva? Hepfo baravuze ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Ridafite iki? Inenge. Ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda. Ukunda umugore we abagenza ate? Aba yikunda. Ariko mwumve ko icyo Satani yamanukiye isi afite umujinya ungana iki? Mwinshi. Mbese urwo rukundo ruracyariho mu miryango? Nimbarwa. Amahano yabaye menshi mu muryango. Satani yibasiye umuryango kuko biri ku isi mbese biri kubera ku isi mu miryango cyane, ni ibintu bikabije bibi. Ariko umugambi w'ubutumwa bwiza mu muryango no kugira ngo imiryango y'abakristo ibeho ibanye neza. Igenje itera ibanye neza, ibeho yishimiranye kandi nakundanye. Ariko murayibona mu minsi y'imperuka tugezemo, usanga mu muryango ibintu byarabaye ukundi. Turi kujyanirana, ibintu byabaye ibibazo. Iyo ni inkuru imaze kuba gikwira, abantu bakabana bari banakundanye ari bwo banagise bakibanye uwo mwanya, bwacya kabiri iminsi ngahe ugasanga barashwanye baratandukanye, umwe agiye ukwe n'undi agiye ukwe. Ntibiriho? Yego. Hari aho twagiye gusura muri iki cyumweru, dusanga turi mu ibwiriza butumwa, dusanga umugabo ari wenyine mu rugo. Cyakora afite utwana dutatu tuduhungu, kabiri agakuru kari gafite nk'imyaka ibaye myinshi ni nk'itanu. Umugabo aravuga ati ibyo byose maze imyaka 3 ntabana n'umugore. Ngo baragenje bate? Baratundukanye, ngaho ni dutatu, agakuru gafite imyaka 5, ubwo agato gafite imyaka ingahe? 3. Ubwo ni kari gatoya cyane, sibyo? Ngaho tekereza noneho nk'uwo mugore wagiye agatanu umugabo utwana dutatu akagenda, kavuga ati maze ngo bamaze imyaka 3 batari ku mugore yarataye abana. Akana tugerageza utwana turadusitanye, ubwo nibwo twari tukinjira mu rugo. Ambaza akana ati mama wawe yagiye he? Akenda kubaga kuru kabwira ugakurikira ati ngo reka mubwire ntacyo agutwara. Uri kumva akana karambwira ati ngo reka mama yaradutaye. Murumva agahinda kariho? Urumva ko uwo mwana agahinda kazamushiramo kugeza igihe avuye ati mubwire ntacyo agutwara, mubwire. Akana karambwira ati reka mama yaradutaye. Ngaho urwo rukundo, kutita kubo wabyaye, ukemera ukaba tukabajugunya ukagenda ukabikirara. Murumva ko ndashatse n'undi ndashatse yashatse undi se ngo mumarire iki? No kwanduranya byose. No kwanduranya. Nimba atari ikibazo. Ubwo ne Satani yamanukiye isi, ariko icyo agambira ari gusenya iki? Imiryango. Ariko ari no guhemukira n'abana. Kubyara nk'abo bana bazakurana iki? Umubabaro. Ubwo rero birakwiye kugira ngo tumenye inshingano dufite nk'ababyeyi, tumenye icyo tugomba gukorera ab'Imana, mbese abantu twihaye kubyarira mu isi. Siko bimeze?
ubwo ni ukuvuga ngo kwita ku bana Imana yagenje ite yaduhaye. Ubwo rero niyo mpamvu icyo Imana idusaba twe nk'abakirisito ni ukubaho dufite imiryango myiza ariko ifite icyerekezo. Muri kubyumva? Rero hano baravuze ngo ngo ukunda umugore waba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo arawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko Kristo abigirira iki? Itorero. Hano tubonye inshingano zireba buri wese. Ariko wenda izo abana batwe kwirirwa tubageraho ko wenda bariga ibyabo, ariko inshingano ariko natwe turazifite. Kuko nubwo kuko uko byagenza kose abana bagomba kwita ku babyeyi babo. Muri kubye nubwo waba warubatse urugo nawe warabyaye, ariko waba ugifite ababyeyi ugomba kubitaho kandi ukarushaho kubagirira neza. Muri kubyumva? Rero niyo mpamvu hano twari turi gusoma kuri iyi ngingo ijyaniranye n'inshingano buri muntu wese agomba kugira. Wenda utarasimbuka ujye hirya nk'inyunganizi ntoya. Yego. Tubonye ko buriya umugore n'umugabo ni abantu babiri bahura bataravukanye, yewe ahubwo batanaturanye, ariko bakajya gushaka kubana kugira ngo buzuze inshingano yo kwitwa urugo. Buriya umusore ari ukwe n'umukobwa ari ukwe ntabwo ruba rwitwa urugo. Noneho bavuze ngo umugore inshingano ze ngo ni ukugandukira umugabo. Umugabo nawe ngo akunde umugore we nk'uko genza ate yikunda. Buriya utwo tugingo ni tubiri dukomeye. Yego rwose. Akambere niba utegetswe kuganduka, ariko ijambo ry'Imana ribivuga, ariko ukaganduka mu byemewe n'amategeko y'Imana. Icyo ni ikintu kigaragaza ko imiryango y'ubu ngubu itagigendera kuri iryo hame ryarirengagijwe. Niba umugabo ategetswe ikintu gikomeye ngo agomba gukunda umugore we nk'uko yikunda rwose, nk'uko umubiri wawe uwugaburira ukawukuyakuye, niko ugomba gukunda umugore wawe. Bivuze ngo iryo hame naryo ryarirengagijwe. Ati ryarirengagijwe rite? Naho umugabo ubundi ngo yitwa ngo ni nk'intare. Ibitabo byamwise ngo ni nk'intare. Buriya umugabo utuzi inshingano ze akora ibyiza agambiriye kubyikorera, atabikorera umuryango we. Buriya iyo urebye neza isi turimo naho igeze, naho umugabo abyara nta ntego yo kurera abo yabyaye, naho umugore ashaka urugo afite kwikunda, afite kutaganduka. Ubwo mbese avuga ati nzajya ahantu ntagenza ntabwiye umugabo, nzakora iki, hari udufaranga ndi mu gashyirahamwe cyangwa se ndi mu nshuti zanjye, ntabwo nkwiye kutubwira umugabo nawe naho ari bujye muri resitora, yabona yasiga mu rugo wenda bari burayi, akavuga ati kuba buraye ati reka mbanze n'iriro twanjye. Burya ntabwo aba yuje inshingano yo gukunda umugore nk'uko agenda nk'uko yikunda. Igitumye imiryango y'uburere ibuze amahoro ni uko ayo mahame abiri yirengagijwe. Yaba yari ariho umugabo akunda umugore nk'uko yikunda, uko umubiri ugira imbeho cyangwa ugasonza, ukibuka ko na wa mubiri wawe wasize mu rugo ugenda ubikeneye. N'umugore nawe akavuga ati mu byo nateguye mu byiza nungutse ngomba kubyereka umugabo, mu byo nabonye cyangwa mu byo nakoze, cyangwa akamwakirana umutima mwiza. Rero nako nagera mvuga ati ko impamvu isi ya none ibaye mbi ikangizwa n'ibyo turora n'ibyo turimo, ni uko amahame abiri yirengagijwe. Urakoze, Imana guha umugisha. Murumva ko ikintu cyo kwitabwaho cyane kugira ngo ingo zacu zibe neza, icya mbere ni urukundo. Ni urukundo mu bagenje bate, mu bashakanye hagati y'umugabo n'umugore bagomba kubaho ariko bagenje bate, bakundanye. Ikindi kijya kibaho cyiza gituma imiryango yacu iba myiza ni ukugirana ibiganiro kw'abashakanye. Kugirana ibiganiro ni iki?
ndetse no ikindi no kujya inama. Kuba baravuze ngo aho imigambi itari, aho inama itari imigambi igenje ite ipfubusa. Noneho reka dusesengure ku nshingano z'uyu mugabo, niho turaheraho. Umugabo muri iki gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, abagifite tujyane. Urugo rwa Gikristo page 203. Hari amagambo atubwiye ngo icyigisho ni icya 34. Urugo rwa Gikristo page 203 aranditse ngo ni icyigisho kiravuze ngo umwanya n'inshingano z'umugabo. Umwanya n'inshingano z'iki? Aranditse ngo urugo ni ikigo cyashinzwe n'Imana. Yashatse ko uruziga rw'umuryango rugizwe n'umugabo, umugore n'abana rubaho muri iyi si kandi rushikamye. Urwo ruziga rugizwe n'umugabo n'umugore ndetse n'iki n'umwana, ariko rugomba kuba muri iyi si rugenje rute? Rushikamye. Rugomba kuba rushikamye mu gukiranukira Imana. Rugomba kuba rushikamye ku mahame ya Gikristo. Kumva bafite icyerekezo kizima. Niyo mpamvu hano baravuze ngo urwo ruziga rugomba kuba muri iyi si rugenje rute? Rushikamye. Hepfo baravuze ngo umurimo wo gutuma urugo ruba urunezerewe ntugomba gushinga umugore gusa. Ntabwo ugomba gushingwa umugore gusa. Umugabo nawe afite uruhare yabikoraho. Umugabo niwe nkingi y'urugo. Ubwo inkingi yabuze inzu yagumaho. Kuko inkingi niyo ifashe inzu. Ubwo baravuze ngo umugabo niwe nkingi y'urugo. Niwe uhuza abagize umuryango, umugore n'abana, abungishije umurunga w'umwe ukomeye cyane. Anyuriye mu rukundo rwimbitse rukiranuka kandi rwitanga. Anyuriye mu rukundo rugenje rute? Rwimbitse rukiranuka kandi rugenze rute? Rwitanga. Ese ukemera kwitangira umuryango, ukemera kwitangira umugore wawe kugira ngo umuryango wawe n'abana babeho bameze neza. Ntujye gukorera wenda tuvuge niba umupfunda akorera 5, ugende ukorere 5 urye 3 cyure 2. Murumva icyo hari icyerekezo cyaba gihari? Ntacyo. Hepfo baravuze ngo kuko umugabo ari we mutwe w'urugo, birumvikana ko umugore we amutezeho urukundo. Sije twabonye umugore wamutezeho iki? Urukundo. Kuko iyo umugore abonye utamwishimiye, iyo ubonye utamugaragarije urukundo, iyo abonye utari no kumushimira ibyiza yakoze, biba ari ikibazo. Ashobora no kurwara, kandi iyo ndwara arwaye ntabwo yayijyana kwa muganga ngo akire. Kubyumva? Kuko ngo hari abagore benshi ngo bapfuye, ubu bakaba bari mu bituro, ngo barazize kutabwirwa ijambo ry'urukundo. Sibyo? Bakaba barapfuye, bakaba bari mu bituro barazize kutabwirwa neza n'abagabo babo, kutamumwenyura no kutamusekera, bigatuma arwara indwara ishobora kumwica, akajya kwa muganga ahatandukanye. Ariko icyo yarazize umugabo mubi, kutamubwira neza, kutamushimira yakoze cyangwa yatetse, ngo nimushimire ati wakoze guteka neza. Mbese muzi ko ibyo nabyo bijya binezeza abagore, kubashimira, ukamugaragariza ko ugenje ute, kumwitayeho kandi umukunzi. Hepfo baravuze ngo murumva ko kuko umugabo ari we mutwe w'urugo, birumvikana ko umugore we amutezeho urukundo, kumwumva no kumufasha, kumwumva n'ubufasha bukwiriye kugira ngo arere abana. Abo bana rero barabasangiye ukubaho neza kwabo kureba umugabo.
kubaho neza kwabo kureba iki? umugabo. Abana abo bana bategereje ko se ababera inkingi n'umuyobozi. Abana bategereje ko se ababera inkingi n'iki? N'umuyobozi. Nafate rero ubuzima uko buri, amenya guhitamo ibikorwa n'abaturanyi bazakikiza umuryango we. Ikiruta byose akorere byose mu rukundo no kubaha Imana, kandi akurikije inyigisho z'ijambo ryayo, kugira ngo ayobore intambwe zabe mu nzira nziza. Umugabo agomba gukora ibimureba byose kugira ngo umunezero wiganze mu rugo rwe. Toma, umukira. Umugabo agomba gukora ibimureba byose kugira ngo umunezero wiganze hehe? Mu rugo rwe. Ubwo Antoine, ubwo iby'ingenzi ni bihe? Icy'ingenzi icya mbere ni urukundo. Kuganira nawe, no kumwenyura, no kumusekera, no gukemura amakene afite. Izo nshingano sibyo bimureba byose. Harimo kumushimira yakoze, sibyo yatetse, sibyo harimo gukemura amakene y'urugo, gukemura amakene y'urugo, sibyo kuko niwe ugomba, umugabo niwe ugomba, nubwo wenda muri iki gihe ni ukuzuzanya, ariko uruhare runini ruba rufite iki? Umugabo agomba kumenya ko agomba gusenga, gutamba igitambo cya mu gitondo na nimugoroba. Agomba kumenya ko agomba kwigisha abana ijambo ry'Imana. Uwo ni iki? Akamenya ngo igitambo cya mu gitondo na nimugoroba kiratambwa. Akamenya ko ukamenya neza ko ugomba kwicarana n'abana bawe ukabaganiriza ijambo ry'iki? Ry'Imana. Mbese urumva ko urwo ni uruhare rw'umugabo afite kugira ngo umunezero wiganze hehe? Mu muryango. Mbese kubaha ibimureba byose ni ugukemura amakene y'iby'umwuka n'ay'umubiri. Gukemura amakene y'umwuka n'ay'iki? N'ay'umubiri. No kumenya ngo urabigisha amahame y'ijambo ry'Imana, ndetse urashaka n'ibitunga umuryango. Ibyo bintu bikubiye muri ibyo. Ni ugukemura amakene y'iby'umwuka ndetse n'ay'iki? N'ay'umubiri. Menya ngo umugore wanjye, abana bakeneye kurya, bakeneye kwambara. Umugore akeneye kwambara, akeneye no kurya. Ibyo bikaba bireba iki? Niyo ushyiraho icyerekezo cy'ubwo buzima. Akamenya ngo ijambo mu gitondo, amasengesho ya mu gitondo yasenzwe, amasengesho ya nimugoroba yasenzwe, ibiganiro by'ijambo byabayeho. Mbese iyo nshingano, ibyo bintu byose bimureba ku mugabo agomba kubikora kugira ngo umunezero ugenze ute? Wiganze. Usanga abana n'abatizera byagenda bite? Igitabo cya mu gitondo cya nimugoroba, abana n'abatizera byagenda bite? Nta wundi wamusubizera Kayumba. Ikibazo kiri ahangaha. Kuko baza ngo abana n'abatizera, kandi ko umuntu afite inshingano yo kubyuka akiga mu gitondo na nimugoroba, igitambo cya nimugoroba. Nk'abana n'abatizera bo hari igihe bakumva ko nta kibareba, iyo bahagiye nama. Twari turi ku kagingo kavuga ngo ashobora kuba ari n'umugore, abana n'utizera, kandi ntiyamugisha ngo amukundire cyangwa ku kagingo kari kuvuga ngo umugabo agomba gukora ibimureba byose, iby'umwuka bikiganza hehe? Mu muryango we, agakemura amakene y'iby'umwuka ndetse n'ay'umubiri, akamenya gutamba igitambo cya mu gitondo na nimugoroba. Yarabaza ati none se abana n'abatizera byagenda gute? Buriya inama tugirwa, buriya kwizera ni ibintu bidahatwa, ntago bishyirwamo agahato. Buriya ndabanza ntanga icyitegererezo n'umugabo umwe batubwiye yarabanaga n'umugore, ariko umugore akaba ari umwizera, umugabo akatari umwizera. Warangije yajya kujya gusenga, agashaka ibisakuza, radiyo, agakubita abana, yewe akanazana n'ibindi bitagenze neza. Umugore inshingano ze ntabwo yigeze acogora ngo ni uko abana n'umuntu mubi cyangwa umuntu utizera.
ahubwo yakomeje umuhanda. yego Nyirashe ku mugambi rero ijambo ry'Imana ritwereka ko ngo dusenge ubudasiba, kandi dusabwa kugira ngo dukiranuke ku nshingano zigenza zitureba. Iyo dusomye mu gitabo cy'umugenzi wa mbere Mukristo ngo agiye guhaguruka igice kibanza, ngo yabanje kubwira umugore we n'abana ngo ibijye kuzaba muhero muri icyo gihugu bari batuye mu mudugudu urimbukiro. Ngo arababurira ngo abonye bikomeye, gafata umwanzuro ngo aragenda, ngo ariko ngo bose ngo yasenze amasengesho yabo agenza ati uheruka. Natwe nk'abakirisitu urasabwa gusengera uwo muryango, ukawerera imbuto mu bishoboka byose bitakujyanye Imana kuri wowe. Inshingano zawe wabyuka ugatera indirimbo, wabyuka ukabereka ko mugomba gukora ibisabwa nk'umuryango. Uri umugabo ni inshingano zawe, kuko ntagomba gutezuka, ahubwo ukajya mu rwiherero ukabasengera kugira ngo Imana ihindure imitima y'abo bantu muri hamwe. yego rwose. Bitabaye ibyo, inshingano yawe wacika intege, uciye intege n'abapagani, kuko iby'abapagani bikunda kwiganza. Rero ntibikakuganze, ahubwo ngo ikibi ntikikaganze icyiza. Nahawe gusenga ni ugukomeza inshingano y'umukirisitu mu rugo, ugasenga, ukajya mu rwiherero, yewe ukabashishikariza ibyo byiza. Noneho n'ibikorwa byawe bituma nk'uko abavuduwa batumaga abo babanaga mu mashuri babakunda, niko nawe ugomba gushaka ibituma ukundwa muri urwo rugo. yego urakoze cyane. Wowe ibikureba byose ugomba kugenza ute? Kubikemura, ukabasengera nk'uko bivuze, kandi uruhare rwawe mbese iby'umwuka ntago bihatwa. Nta muntu ubihata, ahubwo abigendamo gake, uberera imbuto kandi ubana icyitegererezo cyiza. Batabyuka wowe ukabikora, sibyo? Ntucike intege ngo nuko yasigaye yagenje ate, yasigaye yaryamye, ahubwo wowe ukagenza gute? Abemera mugafatanya, ariko ntucike intege ngo ntago kubera ko ndi jyenyine ntabyo ndi bukore. Hano baravuze ngo reka ingorane ze nibimuremerera uko byaba bimeze kose ntibihungabanye umunezero w'umuryango. Ubwo n'umugabo igihe arangije imirimo ye, igihe arangije imirimo ye ajya atahiwe afite kumwenyura mu minwa ye n'amagambo yuje urukundo. Bagabo muraho ko muki Antoine ati yuje urukundo. Ubwo ni igihe uvuye hehe? Ngaho tekereza, uvuye guhinga kandi watashye uranashonje, wananiwe. Wewe ubwo ugomba gutaha uri guseka, uri kumwenyura, sibyo? Siko bimeze? Uri kumwenyura uri guseka, ati se mwiriwe mute? Tisheri bimeze gute se? Bimeze umunsi wagenze neza? Aho niko bikwiriye. Baravuze ngo igihe arangije imirimo ye ajya atahiwe afite kumwenyura. Nta mpamvu yo gutaha iwawe uwakambije agahanga. Nubwo waba bafite wenda ibyaguhangayikishije, ibyakubabaje, cyangwa se wakoze ntibanaguhemba, ntabwo ugomba gutaha warakaye. Ibyabaye iyo hirya ngo biture umuryango cyangwa ngo biture umugore wawe. Ahubwo birakwiye kugira ngo ugerageze utahe iwawe ufite gucya mu maso, ufite kumwenyurira busanze. Uri kubyumva? Igihe yarangije imirimo ye ajya atahiwe afite kumwenyura ku minwa ye n'amagambo yuje urukundo. N'amagambo yuje iki? Urukundo. Aha rero mugira ubu ndaguha urugero. Ejo hari aho dukorera, aho duteza ipera, yaduteje ipera, avuga ati kanaka ari hehe? Bati ntawaje. Ati niko mwabagabo muti ninde yambwiye kujya muvana umujinya hano mukagenda mutura abagore banyu? Kageze mu rugo ngo arwana n'umugore w'ejo bundi. Urumva bihita bikwira mu bakozi hose nubwo ataje. Urumva rero ko hari igihe ugenda uvanye umujinya mu kazi ukagenda utura umugore. Igero ubwo nibyo ariko twiyamaho ngaho. Yagenda umwenyura navuga amagambo meza. Ndumva turacyari ku mugabo, reka tumuveho tujye no ku mugore uburyo agomba kwitwara imbere mu muryango we.
hepfo ku ipaje 205 haranditse ngo umugabo ntakwiriye kumera nk'umwana ukora ikimujemo cyose ahubutse. Ntakwiriye kumera nk'iki? Agomba kuba umuntu nyine umuntu uzi gufata imyanzuro, uzi gutekereza, umuntu udahubuka. Hepfo baravuze ngo aziritswe ku muryango we nk'imirunga yera. Aziritswe ku muryango we nk'imirunga yera. Hepfo kugira ngo tuve ku mugabo. Ngo ndabwira umugabo ari wese w'abana nti ubuzi yuko ibyo ugamije byose bitunganye kandi byera. Ukwiye guhora wiringira Kristo iminsi yose. Abagabo bagomba guhora biringira Kristo iminsi ingana iki? Yose. Ntuzigere na gato rwose ugaragaza umutima wo gutoteza mu rugo. Wo gutoteza hehe? Umugabo ugenza atyo abakorera Satani. Umuntu utoteza aho mu rugo rwe, umuntu utabagaragariza urukundo, umuntu utabitaho, umuntu utabamwenyurira, umuntu utabashimira, aba ari gukora umurimo wa Satani. Reka ubushake bwawe bwumvira ubushake bw'Imana. Kora uko ushoboye kose kugira ngo imibereho y'umugore wawe ibe iyanezeza kandi kandi unezerwe. Ugira ijambo ry'Imana umujyanama wawe. Jya ugira imibereho yigisha ijambo ry'Imana mu rugo rwawe. Ngo iki? Abo ni abagabo. Ngo tujye tugira guhora twigisha ijambo ry'Imana hehe? Mu ngo zacu. Niho uzigira imibereho yaryo, niho uzagira imibereho yaryo mu itorero kandi ukazajya uyijyana aho ujya hose. Amahame yo mu ijuru azongera icyubahiro cy'imirimo yawe yose. Abamarayika b'Imana bazafatanya nawe bagufashe kugaragariza ab'isi Kristo. Abamarayika b'Imana bazafatanya nawe bagufashe kugaragariza ab'isi nde? Kristo. Rero reka dusabe Imana kugira ngo natwe nk'abagabo inshingano dufite tubashe kuzihagararamo neza. Turabashe kwigana Kristo muri byose, tumufataho icyitegererezo. Kugira ngo ibyo tubashe kugaragaza neza ubutumwa twemeye tubugaragarize imiryango yacu. Ikindi tugomba guhirimbanira ni ubwumvikane mu muryango. Turebe igitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu. Igitabo cya mbere, paji 183. Tugomba guharanira ubwumvikane mu miryango. Kuko ingo zitumvikana abamarayika b'Imana ntibazibamo. Intekerezo, igitabo cya mbere, paje 183. Icyigisho kiravuze ngo icyigisho umwuka wo mu rugo. Umwuka wa hehe? Baranditse ngo abamarayika ntibakunda kuba mu ngo zamunzwe no kutumvikana. Abamarayika ntibakunda kuba mu ngo zamunzwe no kutagenza uti. Reka abagabo n'abagore bareke guhinganamo amafuti no kwivovoterana. Nibigisha abana babo kuvuga amagambo yuje urukundo, amagambo atera ibyishimo no gucya mu maso. Amagambo atera ibyishimo ndetse no kugenza gute? Uwo ni wo mugambi w'abagize umuryango, ni wo mugambi w'abagabo n'abagore bagomba gukora. Ntago bagomba kubaho hari abantu bahiganamwe amafuti cyangwa ngo bivovoterane, ahubwo umugambi bagomba kugira ni ukwigisha abana babo amagambo yuje urukundo. Amagambo yuje iki? Urukundo. Amagambo atera ibyishimo no gucya mu maso. Amagambo atera ibyishimo no gucya hehe? Mu maso. Reka tugende ku mugore. Inshingano y'umugore mu muryango we ni iyihe? Ndumva abagabo tumaze kumva ibyacu. Siko bimeze? Imigani
Imigani 31. Yego, umurongo wa 10. Tubonye inshingano z'abagabo ko bagomba gukora uko bashoboye kose kugira ngo umunezero wiganze mu rugo rwabo. Noneho tugiye ku mugore nawe tuvugeho bike. Imigani 31 umurongo wa 11, umurongo wa 10. Umugore mico myiza ninde wamubona? Arusha cyane rwose Marijani agaciro. Muri kumva agaciro mufite? Abagore beza ngo barusha cyane Marijani iki? Agaciro. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka. Ahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi. Igihe cyose akiriho, igihe cyose agigenje ati. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye, ngo ntabwo ari umunebwe. Ameze nk'inkuge y'abagenza, azana ibyo kurya byabikuye kure, abyuka kare butaracya akagaburira abo mu rugo, ategeka abaja be imirimo bakwiriye, yitegeza umurima akawugura, awuteramo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye, akenyerana imbaraga, akomeza amaboko ye, abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro. Abona ko ibyo akora agenje ati bimufitiye iki? Kandi nijoro itabaza rye ntirizima. Itabaza ry'uwo mugore ntirigenza rite? Ntirizima. Mbese ahora ijambo ry'Imana rimubereye umuyobozi. Ijambo ry'Imana nitabaza. Muri kubyumva? Yego. Icyabereyeho ni ukumurikira abo mu rugo rwe. Mbese nawe agahora akeye mu maso, agahora muri ku mucyo wo gukiranuka imbere y'umugabo we ndetse n'imbere y'abana. Itabaza rye ntabwo rigenza rite? Ntabwo rijya rizima. Kandi tubonye ko uwo mugore ufite imico myiza nta cyahwana nawe. Ngo arusha Marijani iki? Arusha Marijani agaciro. Rero icyo ubutumwa bwiza icyo butuma buri gutwigisha nuko buri muntu wese agomba kuba mwiza mu nshingano zigenza gute? Mu nshingano zimureba. Kabazo hano. Marijani ni. Yego. Marijani ni ibuye ry'igiciro cyinshi. Uri kubyumva? Wenda nkuko twavuga ngo buriya iyo bavuze Marijani tuvuga ibiciro, ariko ni amafaranga wobona udashobora gupfa kwigezaho uko ariko kose. Nk'urugero wenda nkanihereho nkanjye havuga ni ngo ngiye gufata miliyoni 10, hari n'utazi na miliyoni icyo ari cyo. Mu by'ukuri ubonye ikintu kigure miliyoni 10, si ubonye ikintu gihenze cy'agaciro. Ubwo rero bavuze amabuye ava mu butaka kuko agurishwa igiciro gihenze gite? Mbese Marijani ibuye ni ubutunzi buhenze. Muri kubyumva? Yego. Ngo muraba agaciro ariko nimuhagara, ariko murumva umugore we mubi, uyu ni umugore mwiza. Arusha Marijani iki? Agaciro. Ariko umugore mubi we baravuze ngo ni nk'ikimungu kiri mu magufa. Ngo kandi ngo ni nk'imvura y'urujoje ngo igwa idahita. Murumva umugore mubi? Icyo mwakwifuza se kuba abagore beza? Bashobora gucana amatara itabaza ryabo ritajya rizima. Noneho reka dusome amagambo ari hano tugira ngo tugere naho dusoreza. Igitabo cy'umurimo w'umukristo page 231. Baranditse ngo isano ikomeye kuruta izindi zose ku isi nihuza umwana na nyina. Icyambere umugore inshingano afite niyo kwita ku bana be, kubatoza uburere bwiza. Muri kubyumva? Uko byagenda kose, uko umwana w'umukobwa uko umeze, niba ufite imico myiza, niba ukunda gusenga, niba ukunda kwambara neza, niba mbese ukifata neza,
n'umwana w'umukobwa uzabyara azigana imico yawe. Turi kujyana. Niyo mpamvu icy'ingenzi kibereyeho ikigomba kubagira beza ni ugutanga icyitegererezo cyiza mu bana. Niyo mpamvu ngo isano ikomeye kuruta izindi ku isi ni ihuza umwana na nyina. Umwana abangukira gukururwa n'imibereho y'icyitegererezo cya nyina kuruta ibya se, kuko hari umurungu ukomeye w'isano imuziritse kuri nyina. Imuziritse kuki? Kuri nyina. Hirya haranditse ngo umugore w'umukristo agomba guhora ari maso kugira ngo ashobore gusobanukirwa n'akaga kagose abana be. N'akaga kagose abana be. Nawe ubwe azarindira umutima we mu gukiranuka no mu kwera. Imico ye n'amahame ye azabyegurire ijambo ry'Imana. Kandi azasohoza inshingano ye akiranutse, abaho asumba ibishuko bito bihora iteka bimwugarije. Hepfo baranditse ngo bagore ku ipaje 233, bagore mumenye ko icyitegererezo cyanyu mu rugo bagore mumenye ko icyitegererezo cyanyu mu rugo rwanyu bigira ingaruka ku mico y'ahazaza h'abana banyu. Bagore mumenye ko icyitegererezo cyanyu n'urugero rwanyu bigira ingaruka ku mico y'ahazaza h'abana banyu, kugira ngo mushobore kuzuza inshingano zanyu. Mwihatire kugira intekerezo zihagaze neza n'imico iboneye igaragaza ukuri, urukundo n'ubwiza. Kugira ngo abagore bagomba kugaragaza kuba baboneye mu mico, kuba bazi ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi mu mutima we higanje urukundo ndetse n'ubwiza, kugira ngo bibe umurage bagomba guha abana. Muri kubyumva? Rero niyo mpamvu iyo nshingano ikomeye. Birakwiye kugira ngo tumenye uburyo tugomba kurera abana, tubatoze imico myiza, tubigishe. Mbese niyo nshingano ababyeyi bakwiriye. Muri kubyumva? Rero reka dusabe Imana kugira ngo Imana idufashe kandi dukomeze. Hari amagambo akomeye ntabura gusoza nsomye. Mbese umugore nawe agomba gukora uko ashoboye kose kugira ngo umugabo we abashe kunezerwa, abashe kugubwa neza, ndetse n'abana nabo babashe kunezerwa. Bikomotse ku kuki? Bikomotse ku mugore. Kuko hari ibaruwa nshatse gusoma hano tunasoza, kugira ngo natwe tube twakwirinda kuri iyo ngingo. Muri aka gatabo kitwa Akiri Inararibonye, ku ipaje kandebe Yego, ni icyigisho cya 5. Uburyo abagore bagomba kwitwara neza kugira ngo nibuze mutazasiga umurage mubi ku isi. Muri kubyumva? Ni aka katabo kitwa Akiri Inararibonye umugabane wa 2, ku cyigisho cya 5, paje 24. Ni icyigisho kivuze ngo ibaruwa umugabo wabuze ubufasha bw'umugore we yamwandikiye agiye gupfa. Ibaruwa umugabo wabuze ubufasha bw'umugore we wamwandikiye agiye kugenza ate? Agiye gupfa. Kumva ntacyo wamariye umugabo wawe, kumva waramubereye ikigusha akajya gupfa ari kuvuga amagambo mabi. Cyangwa umugabo agapfa azize yuko yashatse nabi. Yashatse nabi.
bavuze ko ari abagore benshi ngo bapfuye bageze mu bituro bapfuye bazize kutabwirwa neza no kutabashimira bakaba barazize kutabona amagambo y'urukundo ariko hari n'abagabo bapfa bazize gushaka nabi bazize gushaka nabi mbese nawe akabura aho yahungira niyo mpamvu hano banditse mwumve ibaruwa kandi n'ibintu bikunze kubaho inararibonye uyu mugabo yari azize umuruho yatejwe n'umugore we wamufataga nabi kandi akora cyane umugabo yagenzaga gute yazize umuruho yajyaga guhinga cyangwa se akajya kumotara ariko agasanga nta kintu umugore yamaze urumva ngo ariko yazize iki ngo uyu mugabo yari azize umuruho yatejwe n'umugore we wamufataga nabi kandi akora cyane uyu mugore we yandikiye yari afite icyapfana na ngumya na mugome yari afitanye isano na ngumya na mugome hariya mu bo twiganye ntabwo mubaza amateka yawo ngumya na mugome ni abantu batagira ubuntu ndetse ngo ni abantu batifuzaga yuko abandi bagubwa neza niko bari bateye ku mufasha wanjye nkunda nyirabarya kanoze akaba umukobwa w'umusaza nta jambo na mukecuru nyirantibimenya murumva aya mazina y'abantu amwumva inkomoko y'uyu mugore umufasha ngo yitwa nyirabarya kanoze n'ukuntu yitwa akaba umukobwa w'umusaza nta jambo hepfo na mukecuru n'umukecuru nyirantibimenya njyewe umugabo wawe narahanyanyaje mwene rushize kera n'abantu bararuha n'abantu bagenza bati murumva uyu muntu atari yarashatse nabi nkwandikiye nifuza kugusigira ijambo rikubera urwibutso mu buzima kuko ubu ngeze mu marembera urupfu rungera amajanja runyegereye kuruta uko abaryamye begeranye urumva ko ari kumwandikira urupfu rumwegereye kuruta uko abaryamye bagenje bati begeranye kandi ntirwenda kumpusha keretse igitangaza ntazi cyakorwa kandi kigakorwa mu miterere yawe kuko ni wowe nkuruzi y'ibinyunamiye umugore niwe nkuruzi y'ibimwunamiye mufasha wanjye urabizi ko nabayeho ntagira umfasha kandi mfite umufasha yabayeho atagira icyo umufasha kandi afite iki umufasha umutwaro w'ubuzima narawikoreye ngeretseho uwakamfashije kuwikorera ari weho ubwo wanyinjizaga mu buretwa ku ikubitiro wabanje gukoresha akarimi k'umunyerezo ngukorera nishimye amukorera nyenje ati nararunze urabisesa ushaka umurimbo w'inzara amatwi n'imisatsi n'imyenda kwiyerekana kwemeza abo wita batindi murumva iki umugabo yazize yakoraga uko ashoboye kose ariko akazana umugore utazi kuzigama ahubwo agasesagura muri kubyumva ibyo yashatse uburanga bw'iki bw'inyuma mwumva uko yakoraga ngo kwiyerekana kwemeza abo yita iki mbese agashaka kwiyerekana mbese yagendanaga ari byadutse
maze umaze gufatisha ibisigaye urabisahura ujya aho ntazi. Nabayeho nta kimenyetso na kimwe cy'ubutware kindanga iwanjye. Umvira ibaruwa yari kumwandikira. Nakoze nk'uwari ya Madadayimu ndaruha cyane. Yakoze nk'uwari iki? Muri kuyumva? Mbese yakoze nk'umuntu wari inzaratsi.